Mu buzima nago nari nzi ukuntu igise kiryana. Njye abantu barabivugaga nkumva barabeshya nkumva igise nago kiryana. Ariko ikise cyaje mara cyarandiye kiranga mana we sinzi ukuntu nabivuga. Ntubwa mbere nari mbyumvishije. Birakomera bigera kuri finali abaganga bari kunyitaho barabanza barasenga barambwira ngo niba hari icyo wiyeze. Nakomeje kwitegereza iby'Imana ikora nsanga birahambaye mburi izina namwita mitamwita Iganze Natani Ivan. Rero ni ibintu byiza cyane ubona mfasha nguyu byara abana basa na se ubone mu muturanyi ni ikintu gikomeye cyane. Ndagushimiye mu ruhame ni nkaho nakavuze ngo Imana ibe muri ururabo. Yego noneho igumye itanga umwuka mwiza. Mu myaka 10 ishize yatanze umwuka mwiza. Ngubu igiye no gukomerezaho itanga umwuka mwiza. Kugira ngo n'ijana izagere tuzayirenze. Urumva rero natekereje nsanga kubwo amafaranga nta kintu byamfasha nsanga amafaranga buri munsi no biragusiga. Noneho ngiye mu ndirimbo ya anniversaire nyine kubyara cyane sinzi tariki y'ivukira. Ngiye biramye nibaje sa anniversaire ni iki kuko jewe ntabwo nabitekerezaga kuko byaba hagati aho nshimira umutware akunda kwitanga mu bintu byose bishoboka kuva mu myaka 10 tubanye ntacyo nifuje ngo nyigure mu mbaraga afite yarakimaye ndamunda no kumubwira namubwira ati imbaraga zose wari ufite warazimaye yambereye umuvandimwe ambera data ambera mama. Nshimiye Imana ko ari Imana ishobora byose. Nk'uko mubibona rero magaranye na madamu ndetse n'umwana mwiza cyane usa na se. Mbere na mbere rero nshimiye Imana yuko muri 2026 twujuje imyaka 10 tubana nk'umugore n'umugabo. Hamwe n'ibyo rero hano murahabona umwana w'umuhungu nkuko nabibabwiye usa na se. Nakomeje kwitegereza iby'Imana ikora nsanga birahambaye mburi izina namwita mitamwita Iganze Natani Ivan. Rero ni mumera Imana icyubahiro ko yamuduha ari muzima na mama ari muzima tukaba duhagaze dushima Imana. Uwavuga imirimo y'Imana rero twafata umwanya munini utari nk'uwo dufite aha ngaha. Reka mpereze umwanya na madamu ndabizi ko afite icyo kubwira Imana. Haleluya. Magaze nshima Imana yakoze imirimo ikomeye cyane. Uyu mwana ni imbyaro ya 4 ariko mu buzima nago nari nzi ukuntu igise kiryana. Njye abantu barabivugaga nkumva barabeshya nkumva igise nago kiryana. Ariko ikise cyaje mara cyarandiye kiranga mana we sinzi ukuntu nabivuga. Ntubwa mbere nari mbyumvishije. Birakomera bigera kuri finali abaganga bari kunyitaho barabanza barasenga barambwira ngo niba hari icyo wiyeze kuko nabonaga byarangiye byari byanze. Ariko nibuka ko Imana yambwiye ngo nzaguha umwana muzima kandi uzagaruka imbere y'iteraniro uri muzima. Nshima Imana irahera ko yamaye umwana muzima nanjye nkaba ndi muzima. Imana ishimwe. Ariko hagataho hari umubyengira mu mwuka nawe afite icyo yabwira iteraniro. Imana ibaha umugisha. Amena. Amen. Turashima Imana ko yabanye natwe. Rwari urugamba rukomeye ntago byari byoroshye. Hahandi abaganga bageze barampamagara bati niba usenga Imana. Rwari urugamba rukomeye cyane ariko Imana yarahabaye.
Imana ni umukozi w'umuhanga, Imana igidutabara aho rukomeye, aho twebwe tutabasha kwikorera no kugera, Imana y'igihagera. Ndashima Imana ko yabanye natwe tugatahana umwana muzima n'umubyeyi muzima. Ntago byari byoroshye, ntago umuntu yavuga ngo abirangize, ariko igikuru nuko dushimye Imana ko Imana yabanye natwe kandi yahabaye. Mumfashe tuyihe icyubahiro. Cyubahiro ni cy'Imana yacu. Abana turabasengeye bazaba abantu bakomeye muri iki gihugu no kuri iyi si. Abana turabasengeye bazaba umugisha ku miryango no ku gihugu no ku itorero. Ababyeyi babo nabo turasabiye umugisha, kandi ibyo basabwa kugira ngo buzuze inshingano ku bana turabasengeye ubibahe. Dusengeye itorero ryose, komeza utanga umugisha w'abana, kandi ababifuza batarababona komeza urwane, kandi iyo warwanye uranesha. Tugukomeye mu mashyi tugushimira, urabikoze tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Turagushimiye kuri umugoroba w'umunezero kuri twebwe, dushimiye bwa data kubw'umuvandimwe wacu. Mwami mwishimye kuri uyu munsi, twibutse igihe babaniye n'umufasha we, natwe dufatanyije nabo kwishima, kandi umutima yacu wuzuye ibyishimo. Tugushime ko wabanye nabo myaka 10 ishize n'imyaka myinshi. Twibutse ko hari abagabo benshi n'abagore batakibana, Mana twibutse ko hari abagore n'abagabo bapfakaye atari ko babigizemo uruhare. Dushime kuko wanize umuryango, n'ingabo nyinshi watanze ku bwabo, umuhabwe icyubahiro. Bibiliya iratubwira ngo twishimane n'abishimye, tubare n'abababaye. Uyu mugoroba dufatanyije nabo kwishima, tubihaye agaciro kuko imyaka ni myinshi, ni benshi byananiye. Uwiteka warahabaye, uhabwe icyubahiro. Tukuragije rero n'ibiri imbere, uzakomeze ubane nabo kuko wabereye ibyiringiro bidakoze isoni mu myaka 10 ishize. Wongere ubane nabo muri iyi myaka iri imbere, tutamenya umubare wayo. Ubashyigikire mu izina rya Yesu, uhere umugisha mu rubyaro, uhere umugisha mu byo bategereje gukora byose. Uzabere ingabo ibakingira mu izina rya Yesu. Tukuragije byose bigiye kubera hano rero, iyi gahunda iyoborwe nawe, ubushake bwawe buganze hano mu izina rya Yesu, kandi ibiraha byose bijye gukoresha icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu, amen.
urabona ko ahangaha yari umuryango wa Theogene Tegekimana ndetse Ntabanganyimana Kansiride. Uyu munsi twahereye mu gitondo dushimira Imana ndetse n'iyi saha turacyashimira Imana bw'imirimo yakoze. Uyu mwana yitwa Ishimwe Raphael, uburyo yitwa Imana irakora Lia, ariko noneho bimaze kugera kuri uyu nguyu narebye amazina yose numvise nayo ntekereza, leta bingora kubona izina rye, ariko ntekereje ku mirimo y'Imana nsanga ahangaha twarayishimiye. Hariya tugezeyo dusanga irakora koko. Tugeze ahangaha rero tuhita tumwita Iganze, kuko naje gusanga si ugukora gusa, ahubwo nasanze ikomeje kuganza Imana. Rero ni ibintu bikomeye. Uyu munsi twamugejeje imbere y'Imana, ibiganza by'abatambyi, ndetse dushimira Imana n'ibyo yakoze. Ariko ntekereje no ku rugendo rw'imyaka 10 nsanga ni ikintu gikomeye. Kuri uyu munsi nitwa umugabo, hatarazamo umukunzi ntabwo nitwaga umugabo, bari bakinshakira izina. None ubu ngubu mfite izina. Uramutse ugiye kuza iwanjye wavuga uti ndimo ndajya kwa famiye runaka, kwa famiye Theogene. Rero ni ibintu bikomeye. Hari abantu bananirwa kubana n'imyaka 2 cyangwa 3, iyo byageze mu kinyacumi aba ari ikintu gikomeye, ni ikintu cyo gushimira Imana. Rero umugore mwiza ntabwo nabura kumushimira imbere y'abasore, imbere y'abapapa, imbere y'abamama, bikamvuga ngo ndashyikira bakumbere n'amashyi. Ari mu makosa nakoze yarihanganye, ari no mu byiza nakoze yarashimiye, ariko aravuga ati nzihangana mpaka kugeza kuri iyi myaka ndimo nshimira Imana, ndetse igiye no gukomeza. Nyamuneka n'ikindi gihe nibahamagara muzamenye ko nishimiye muzamenye. Rero ni ibintu byiza cyane kubona umufasha nk'uyu nguyu ubyara abana basa na se, ubonemo umuturanyi, ni ikintu gikomeye cyane. Ndagushimiye mu ruhame. Niyo mpamvu rero ndateguye ibi birori ubwawe, kugira ngo umushimire. Buriya hari igihe ushimira umuntu muri babiri akagira ngo ni ibyo ku munwa gusa. Rero buryo ngushimiye ntabwo biba biri ku munwa gusa, no ku mutima biba biriho. Niyo mpamvu nabivanye no ku mutima imbere nkabishyira no mu bikorwa. Abantu bose bicaye hano kubera wowe, iriya keke tuyikase kubera wowe, kugira ngo ubwire yuko umunezerewe imyaka 10 wagize neza, warakoze kuri kumwe nanjye. Rero ntaricara hari akantu namuteguriye ko kumuhereza mushimira n'ubundi. Abandi bafata akazipfunyika cyane abantu batazibona, ariko jyewe ntabwo birarangira. Natekereje nsanga
80% narabimuhaye, ariko buriya maze kugera ku rurabo, ubundi ururabo ku bantu babizi neza rushinzwe gutanga umwuka mwiza. Ubu rero ni nkaho nakavuze ngo Imana ibe muri uru rurabo, yego noneho igumye itanga umwuka mwiza. Mu myaka 10 ishize yatanze umwuka mwiza, ubu ngubu igiye no gukomerezaho itanga umwuka mwiza kugira ngo n'ijana izagere tuzayirenze. Urumva rero natekereje nsanga kubwo amafaranga nta kintu byamfasha, nsanga amafaranga buri munsi n'ubira gusiga. Ngeze ku myenda nsanga ahubwo mu rugo turayimanitse nyinshi, mpitamo kuguhereza agakarabo ngo ujye ukamanika ahantu. Amagi menshi ndishimye cyane, nejejwe n'Imana mu mutima. Njye nkunda kuvuga ngo kuva navuka n'ubwa mbere muri surprise, ni ubwa mbere. Nshimiye umutware cyane batekereje kuri iki gikorwa, njye ntabyo natekerezaga ko byaba, ntabwo nabitekerezaga pe, ariko ndagushimiye cyane, nshimiye cyane namwe mwabashe kugira umwanya. Ndabashimiye cyane namwe mwabashe kuduha umwanya. Njyewe numvaga ko ibi bitari bubeho, njyewe nje ndi umuntu nyine uje gutembera, ntabwo numvaga ko ibintu byateguwe. Noneho ngiye mu ndirimbo ya anniversaire nyoberwa ibyo ari byo. Icyambere sinzi itariki mvukiraho, njyewe birananiye nibaje se anniversaire ni iki, kuko njyewe ntabwo nabitekerezaga kuko byaba. Hagati aho nshimiye umutware, akunda kwitanga mu bintu byose bishoboka kugira ngo tubeho neza, aritanga cyane pe. Nk'uko yabivuze, hari ukuntu umuntu ageraho agakosa, ariko mushimye ko yihangana muri byose, arihangana pe. Njya nkunda kuvuga ngo yashatse ndi umwana, nakoraga nk'iby'abana, ariko yaranyihanganye turinze tugera ku myaka 10. Njye nabonaga ari nta nzira ihari burya imyaka 10 yagera, bitewe n'uko nari ndi umwana mu mutwe. Kuko niba umuntu abasha kuba ari umwana umwe mu mutwe, urumva nari umwana mu mutwe, nta kintu nari nzi. Aranyemera, anyemera uko ndi, anyemera nta muryango, ariko aranyemera. Kandi yari afite benshi yari kujyana bafite imiryango. Ndamushimiye cyane, umumera amashyi. Si ibyo gusa, yakomeje kundera, arandera kuva mu myaka 10 tubanye, ntacyo nifuje ngo nyigure. Mu mbaraga afite yarakimaye, njya nkunda no kubimubwira, nkamubwira ati imbaraga zose wari ufite warazimaye. Yambereye umuvandimwe, ambera data, ambera mama, ambera byose, kuko nanjye nkunda kumubwira ngo byose kuri njye, ambera barumuna banjye, bakuru banjye, byose yarabinkoreye, nagiye mbibona. Gusa njya nkunda kuvuga n'ubu, ejo bundi naramubwira, navuga ati ndagukosa, ariko ujye utunga umutima w'ubugezi, kuko nkunda gukosa. Turi mu isi, Satani icyo abagambiriye mu guteza umwuka mubi, ariko shimye Imana ko ikomeje kudushyigikira, ikaturwanira muri byose. Ni ukuri sinzi ukuntu nabivuga, numva ko mushimiye hagati mu bantu bangana gutya. Imana iseze mwagurira imbago kandi Imana ikugurisha. Niryo jambo nari mfite.
bidatinze tuzazana na kado kubashimira. Imana niba umuntu ushaka ari umunyarwanda. natwe turishimye inshuti abavandimwe nakuri turishimye cyane kandi twishimiye kubana nawe gusa nta wundi musanzu twabona uruta isengesho uretse kubasengera ngo Nyagasani akomeze abagure kandi mukomeze mubyare ubu nakobwa nuko nyine ibyiza byose Imana itanga umugisha wose Imana itanga natwe turawubasabiye nk'ababyeyi kandi kuri Nyagasani asubize aho mwakuye mwakoze cyane Imana ibahe umugisha Kahimbazwe utarabatanze mu maboko y'ibyabahigaga yafashe bya birego byose umwanzi yabaregaga abihindura imbabazi abihindura imbabazi yafashe bya birego byose umwanzi yabaregaga abihindura imbabazi abihindura imbabazi imurangurure imurangurure mumwamamaze Yesu n'umugwaneza. Amen. Ndani yose kudisha utumufite zababaye hafi hamwe natwe mwebwe mwababaye hafi mumaze kumutima Imana ibamurisha inshuti nziza. Ikintu kinejeje ni uko uyu munsi ari umunsi wo gushima babanje mu nzu y'Imana bashima Imana imirimo Imana yakoze mu rugendo rw'ubuzima rw'imyaka 10 bamaranye rwari rwuzuyemo ibicanenge byinshi byashaka kubabuza gukomeza urugo, ariko umwanzi wabo ntabwo yabonye ibyo yashakaga. Niyo mpamvu uyu munsi wuzuye amashimwe y'iyi myaka 10 bamara Imana ishimwe. Twishimiye imyaka 10 ko yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwanyu. Dushimiye Imana ko muri iyo myaka 10 hari ibintu yakoze mu buzima, yabahaye urubyaro. Turabishimiye Imana, ndetse ikigeretse kuri ibyo mu buzima hari ibintu yagiye ihindura. No muri ngira ngo iyi myaka 10 nibishimwe kuba turi kumwe twese yadutumye kugira ngo twifatanye ibyishimo Imana ishimwe. Kandi twavuga byinshi, ariko urukundo tubakunda hamwe n'abo bose turavuze ngo mukomeze mutsinde, kandi kuva Yesu ari ubari imbere urugendo muzarusohoza amahoro. Nimukomere kandi mukomeze kujya imbere. Imana ibamugisha. Nizera ndashidikanya yuko mu myaka 10 ari abantu benshi hari intambara yaje kurwanira ijambo ry'Imana dusomye uburyo bumwe cyangwa ubundi, yaba amagambo, yaba ari inzara, yaba no kutumvikana, yaba ibitera ingorane, imyambi ni myinshi. Ariko iri jambo ry'Imana rivuga ngo Imana yafatanya n'akazi gitandukanye. Ni ijambo ry'Imana nyine niko bimeze, ariko risorera kuri bana, risorera ku bemeye umwanya wese bakamuyoboka. Haza hagira ibitero bakibuka ko umwami Yesu ahari bagasenga, haza ibibazo bakibuka ko umwami Yesu ahari bagasenga. Iri jambo ry'Imana rero risorera kuri bamwe rikabasoreraho ibyiza, gasana ku bandi ntibarishyire mu bikorwa mugatandukana. Ibyo ntibibaho kuri iyi si,
ariko ibyo byose nyir'umuremyi nyir'ububasha niwe uzi impamvu yabyo. Ariko ku bemera Kristo Yesu ntihakagire igitandukanya ababanye, Imana yabyemeye. Rero mu myaka 10 ishize, njye mbazi mu myaka 2 ishize turaturanye, babanye nabo abanje kumenya madamu Mateo, nyuma amenya Mateo kubera business yakoraga, ariko naje gusanga ari abavandimwe. Mu Kinyarwanda burya nuko rimwe na rimwe abantu babeshya, ariko habamo kubana n'urukundo gusa rugaragara mu guseka, n'ibibazo biraza mukabifatanya bikarangira. Muri ibyo byose rero twabicanyemo, Imana yarabaye kandi ngira ngo uzakomeza ihabe. Buri muntu wese yinjiye mu buzima bwawe haba hari impamvu, ushobora kuba ari mbi cyangwa ari nziza, ariko haba hari impamvu. Kuri aba bavandimwe bengeka ko impamvu ari nziza, kandi bigeza yuko ubuzima buri imbere nta butandukanye n'ubwashize, nuko tutari twabugeraho. Imana izakomeza ibafashe. Rero icyo nababwira ni kimwe, ni uko ibitero bitazahagarara. No mu yindi myaka 20 tuzahagarara aha ngaha dushima Imana, ariko ibitero byo biracyahari. Dukomere ku Mwami Yesu rero, niwe udushoboza. Abubakiye ku musingi mwiza n'abubakiye kuri Kristo Yesu, ngo imiraba iraza, imiyaga ikaza, ariko yanze umunege ute ntabwigwa. Icyo ni cyo cyifuzo, nabyo nabasabira. Imana rero murakoze cyane. Rero reka nshimire buri umwe wese ko yafashe uyu mwanya akawumparira, ndabashimiye. By'umwihariko mbashimiye uburyo nabahamagaye mbatunguye, kuba mwanyitabye byangaragarije urukundo rutandukanye rwo njyewe natekerezaga. Nabaye bize nihugiraho, nubwo nanjye nabiteguye bitunguranye, ariko mwakoze, mwagize neza. Nakabaye isoni zanyishe mu gihe naba nateguye ikintu mfite n'icyo nakiriza abantu simbabona. Rero ni ibintu bikomeye cyane. Navuga ngo Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, kandi basezeranya ko nanjye aho muzampamagara hatari impamvu zifatika, nanjye nzabafasha. Ikibasumba rero ntabwo nagumya ngo mushimire we zabivemo, ahubwo reka mbe muzigamiye, niba na ngombwa ndaza kongera muri akabombo mushimire. Rero reka nshime by'umwihariko ku bw'inshuti yanjye Daniel na madamu we, Imana ibamugisha. Uburyo bwanjye kuriya bariya aha barwubatse vuba mu Kinyarwanda. Murabona ko amavuta y'abageni nyine bari uburyo bwanjye, ibumoso bwanjye n'umubare ni beza. Emi, kamuvuge mu izina, bamwita umutwara sibo Emi. Iriya sibo ndetse n'indi zaza niwe uzaba uyiyoboye. Ngaruke ku bantu bakuru bari hariya hepfo, muraho neza. Ubu ngubu umuntu uri aha yabyemera yabyanga, ijambo ni iryanjye, ritamugwa neza riraca mu matwi.
aha ariko icyiza reka nshimira Imana yuko biri kubagwa neza bose bari ababyeyi indashyikirwa. Buriya wambaye agakote ka shokora amubona ni umusirimu cyane kandi no mu mwuka ni umusirimu arebayo mu mwuka ni umusirimu ariko reka mbabwire ngo nari nzi yuko imfura ari umwana uvuka abanza ariko ntabwo ariko bimeze. Umuntu wese ukora ibyiza Imana iramwishimira kandi umuntu ni imfura. Bamubyeyi ni imfura dufashije mu buryo bwo mu mwuka ariko iyo bavuze mu mwuka biragorana kubyumva bavuge ngo by'umwihariko no mu mubiri. Biradufashije mu buryo bufatika mu mbaraga ibitekerezo noneho byajya ku bitekerezo burya igitekerezo cyo kiraremera ntabwo wabona ikiguzi kiguze. Wagize neza humura umutima w'urukundo wawe ndawuzirikana nzagushimira ubwo nabyo mbigize ideni nari ndimo ngushimira ariko nanone nzagushimira. Mama Grace kamushimire cyane buriya iyi fanta tuba tunywaho n'uruhare buriya wanyweye ku yawe bamwagize neza rero kunshyigikira muri byose mukongeraho no mu buryo bw'ifaranga cyane ko ifaranga ryo burya riba riri mu mwuka rikaba no mu mubiri hose ribayo. Imana ijya kumenya guha umugisha rwa rugendo ukora narwo buriya iyo ngubonye burya ngo usengere isengesho utazi wowe. Kanshimire rero na Grace umukobwa wawe Imana imugisha kubwo dukunda ariya rero hari undi mupatroje kuriya muba mwamubonye yitonze buriya ari muri kaminuza ni umunyamakuru ariko nujya kugerayo wandika ubanza umbaza ura wasanga waratangiye no kujya yandika ntabwo nabimenya ariko reka mushimire nari muvuze mu izina bamwita Olivier nawe ni indashyikirwa afite imodoka buriya rega nunakundana n'umuntu ubona noneho hari n'icyo yakumarira jya umukunda urusheho. Iyo umubwiye ngo imvura iraguye indi modoka yitwarirwa amafaranga kuyicaramo ni amafaranga ariko gihe arambwira ati kuko wanjye igendere ntukanyagire kumva rero ni ibintu bikomeye mbese Imana imumugisha nzanagutwerera nushaka reka nongere ngere ku mwari itavangiye nawe Imana imumugisha no ku mubatizo wanjye yarambyiniye ndanezerwa buriya nawe nzashaka ukuntu mwiyereka n'abanezerwa n'ubundi iyo umuntu akugurije uramwishyura bamwita Chantal rero ni inshuti yo mu rugo ariko sinamuvugaho cyane kuko
mubona nitambukira nigendera niba madamu bagezeranye, ariko reka mvuge ngo nta kibi ndamubonaho kandi mubonye imyaka myinshi. hakurikiraho uriya mupapa bamwita izina ry'umwana Papa Innocent, ndakuvuga mu izina kuko mufata nka petit frere, izina rye bwite yitwa Innocent. Petit frere ariko warambyaye mbatizwa iriya kote wagiye utwaye na ry'indarizika. Imana rero iguha umugisha, kandi si ibyo gusa buriya no mu mwuka ndakwemera. Imana igumye yongera ariya amavuta, amavuta buriya atuma abantu batagira umwere, ni meza kuyatunga ujye uvunguraho n'abandi. nakomeje uriya bamwita Kamarade, umuturanyi mwiza. rero umuturanyi yatetse inyama akakubwira ati inyama urayiryaho, aba ari mwiza. kandi si n'ibyo, ajya ambwira ati tewe nk'umuturanyi mwiza dusohoke muhesha akantu hariya, dore ko nanabikunda kuri namwe umwuka ntabongorera muzabikore. yanyerewe tubiziranyeho naza kwiga bivuga cyane, n'umwuka ajya amukoresha akambwira ati se imbeho yabaye nyinshi hano ku isoko hakaba haba agacyayi karyoshye ntitwakanywa, uze kugira ngo arasesagura tunywa ka make. rero Kamarade ni umuntu mwiza, aho umuhamagariye araza. sindamuhamagara ndi mu byago, ariko uko namubonye no mu byago aratabara. Imana imuhe umugisha. bamwita Innocent, bamenyanye dukora akazi nanjye nkora kamwe bamwe muzi, ariko simbifata nko gukora, ahubwo yabaye umuhungu wanjye. iyo umuntu ansanze ku kazi ndamubwira ngo umuhungu wanjye w'imfura uhagere, mwegera kwakire neza. tugiye kumarana imyaka 5. urumva rero ni ikintu kitoroshye. abana nzamukorera icyomutse. rero Imana imuhe umugisha. uriya umuntu ushobora gusiga ku kazi agakamenya, ubwo umusize no mu rugo gateke wasanga byahiye ntabwo byaba byamenetse. Imana rero nimuhe umugisha ko akunda barumuna be, nanjye nzajya ngumya mukundi. hariya rero hakaba undi mukobwa. buri mpamvu nagiye mbavuga mu izina, yabize abantu baritegereza. buriya bamwe muri mwe mwamaze gukora n'inshuti ndabizi. buriya bamwita Jennifer, mushiki w'abana banjye. kubera ko ari abahungu, ni mushiki wabo. none iyo bamaze kuba mushiki wabo rero, ahubwo ndembura n'ukundi kuntu gikarasa. kuko umuntu nkundiye umugore nanjye mba numva mukunze. inshuti ya madamu, bamenyanye baziranye, ari inshuti, nta jambo ribi ndamwumvaho, kandi nanjye nta ryanjye arakira. aritanga muri byose. iyo tumubwiye tuti umukobwa wacu arabanguka, rero nawe Imana n'umugore cyumutse umukobwa, nanjye nzakora ikindi cyumutse nk'umuntu twabana. rero Imana imuhe umugisha. ubwo nawe ndamushimira. iwe ndamuvuga ahagurutse, ariko uriya waragumye afate neza kamera kugira ngo atayita.
ntabwo ndi pasiteri ngo mbasezeranye mutaza kubyumva ukundi, ariko icyemezo mwafashe cyatweretse yuko mugiye kuba umugore n'umugabo. bariya rero invitasiyo zabo zarasohotse, uriya nawe tumaranye imyaka myinshi yamfasha mu bintu bijyanye na kamera, urabona ko yemeye agahengama. Imana imumugisha. Rero hamwe n'ibyo abangaba bafite ubukwe bwa karindwi, uza kumva yabakunze azabatwerera. Rero ikindi uriya nawe ntabwo mufata buriya aje kumufata nkandera ipeti frere nzamutwerera. Imana rero ibaho umugisha. Uyu namushimiye kuko buriya njye nawe ntituravugana gutya amagambo abiri kuri abiri, ariko buriya ndebye mbona muroriye, niyo mpamvu yicaye hano. Buriya akaba yamubwira ati bariya sindabamenye ntabwo njyayo. Imana imumugisha. Hari inyuma hari umusore ntari navuze ariko kuvuga inda y'abakobasha cyangwa ugize umupapa. Okay. Uriya rero bamwita Muhire Jean Damascene, ni umwe mu bantu batumye ngira ibyishimo mba muri korali, yatumaga umuziki uryoha, kandi uriya nanjye iyo ndyohewe n'umuziki ibyo mfite nabiguha. Rero nawe Imana imumugisha. Rero nawe ndamushimiye, buriya iyo usabye umuntu icyo umusabye akakiguha agifite nta bucuti burenze ubwo. Rero muri rusange muri inshuti zanjye, kubera yuko mbakomeye amashyi sinabishobora jyenyine, ahubwo namwe nimwiha amashyi. Ngize ibyo mbavugaho nkagenda mvuga akantu ku kandi twarara ahangaha, ariko reka mbashimire rero, nyamuneka nanjye nkunda ibirori, nimugira muzampamagare. Noneho no kubivuga njya nkunda kubimubwira, iminsi napfuye akaba n'ibyo ubanza azashaka uko abigenza, yegeranya abantu bagera mu bice byinshi bavuga imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Burya iyo bavuze urupfu abantu benshi murikanga, ariko si bibi byo kubivuga. Byose tubana nabyo, uyu munsi turabibona, ariko Imana ibaho umugisha. Kandi ntabwo muhejwe rwose, iteka byose mbahaye kare. Murakoze cyane.